ntabwo ari neza ukuntu baba babyumva nyine wenda si bose ariko bamwe na bamwe nyine ntabwo bari sawa hari abo ushobora gusinapinga songo ziwe kumva nsanga Gikondo nsanga Remera nsanga hehe uko naje hafi n'iki ariko nk'aho ngaho bose ndabasuje ariko bajye bamenya ko nimba ukunze indirimbo y'umuntu ukaba wayisinapinga ukayimwoherereza gashobora kuba adakeneye ko mukundana. Ponezere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino Kristo twongera kubasuhuza no kuba ikaze mu biganiro bya Yawe TV bakurikiranira kudukurikirana no kubana natwe umunsi ku munsi mukomeze kunogerwa kandi n'ibiganiro tuba tubagezaho bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe na Gorode nyuma yuko dutangira story yacu mbere yuko dutangira story yacu manze mwibuse ko kandi turi kumwe na Body Max Fitness barakubwira ko niba wifuza gukora umubiri gukora sport imyitozo ngororamubiri dufite ya personal trainer baguha imyitozo ijyanye na size wifuza duherereye mu Giporoso usa n'werekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop kati umoso bwawe ubogeze kuri Body Max Fitness dufite gym nziza cyane sauna and massage swimming pool ku bantu bikundira koga mutugane tubahe izo service cyangwa se muduhamagare kuri 0788358041 tubahe izo service mbabwiye haruguru. Turi kumwe na Gold maze kumumenyera muri stories zitandukanye hano kuri Yawe TV abagarutse kugira ngo twongere twiganirire. Gold umeze fresh na mahoro isuku n'umutekano gwabivuze nyine iyo hano hari isuku haba hameze neza umushyitsi wese yagusura yose yagusura n'umutekano nubango yari n'umutekano bivuze ko ntacyo yanaba shana nicyo yaba. Okay fresh sana kabisa tugwaye ikaze nanone kuri Yawe TV. Duherukana uduta mu kiganiro wabitewe n'iki? Nyine biba ari danger hari abahanzi nyine batarimo neza sinzi ukuntu baba bameze sinzi nimba utabibona usanga ukunze igihangano cy'umuntu sinapinze indirimbo ye nk'uriya nyine twari turi kumwe nyine akumva ko ese kuki utakumva ko ashaka ko muba inshuti bisanzwe akumva ko wahita uprofita umuvuge ngo uramukunda ngo mu rukundo noneho imbere ya za kamera n'iki ikareka yawe ntabwo yari sawa. Nubwo hari igihe ukunda igihangano cy'umuntu wajya ukanyuzamo gutyo muri video wifasha agashusho gahita bati Rwanda kuba ikigezweho no kuba nagira gute nakora umuti nyine ntabwo ari neza ukuntu baba babyumva nyine wenda si bose ariko bamwe na bamwe nyine ntabwo bari sawa. Abo bikunda kugaragaraho cyane ne bande so kuba ufite n'ingiro ukavutiraga umuntu ugeze kumwe ati nsanga hano bitewe n'igihangano cye yitwaje wenda n'urugero sinapinga songo ziwe kumva nsanga Gikondo nsanga Remera nsanga hehe uko naje hafi n'iki ariko nk'aho ngaho bose ndabasuje ariko bajye bamenya ko nimba ukunze indirimbo y'umuntu ukaba wayisinapinga ukayimwoherereza gashobora kuba adakeneye ko mukundana kuba akeneye yuko mwibera inshuti bisanzwe sibyo wenda ushobora kumusura pe ko mukanaganira mukamenyana kenshi ntabwo muba munaziranye ariko ntabwo bivuze ngo mwakundanye ese ubundi kuki umuhungu agira inshuti y'umuhungu wanagira inshuti y'umukobwa Bango wowe icyo ari akenshi wakunze ibihangano by'umuntu bari ubushuti bisanzwe kugira ngo umuntu bisanzwe niba uri umuhanzi umeze ute yego wenda urukundo rushobora kuza nyuma simbi hakanye harabo byaba ariko nako binavuze ngo niba usinapinze songo y'umuntu ngo uramukunda ngo byaganje mwana b'inshuti ngo byurire urango icyo ubutumwa ushaka gutanga ngo nukurire kuri fame ufite ngo wumve ko nimba umuntu baby nga sinapinze indirimbo yawe kenshi yemereza ngo wumve ko buriya ngo yarankunze byadanje wapi mwana b'inshuti harabiro yavango ni irari ibyo ngibyo nabyo bifata nk'irari wenda si ibyo simbizi kuko byaba biri ku ruhande rw'uwo mutipe kereka wenda izo kukibaza wamujama nyine w'umuhanzi ngo twari turi kumwe ariko nawe ujya wumva se nakano ujya wumva bavuga ngo abagabo ngo bakoranye ngo irari abagabo ngo bakoranye irari nyine ubwo nk'umuntu ashobora kureba wenda nk'uko tuvugenda Gorode uteye gutyo ntabwo birakubaho nk'umuntu akamugaburira nk'umuntu akaba ngo uteye neza n'abakobwa benshi barabibabwira bajya babikubwira n'aba bantu ntabwo byabura ukamubwira nyine merci nese ubona agamije icyo umuntu ukubwira ngo uteye neza aba yagukunze nyine ari
kiba kigaragarira umuntu n'abantu bateye uburyo butandukanye akaba yahita abikubwira nawe nta mutima mubi ari ukubikubwira bikarangira nyine ukikomereza nawe nyine akigumira aho ngaho nta birenze bikurikirana ngo akenshi uwo abantu babikubwira bihita birangira aho ngaho nawe si urebye ubona ko uteye neza nyine hari umuntu nawe ubwe ashobora nko kwirebera urumva hari nk'ukuntu nk'umuntu ngo yireba ariko umukobwa ajya muri bakabatasha amahana koko abantu bazajya muri komenti babitubwira ariko umukobwa yari mwiza ngo ababizi abo navuga baba babizi ni bano bamisi bahatana akabona yegukanye ikamba nibwo avuga ati kabisa ngende mwiza kuko hari igihe ariko umuntu ashaka kwegukana ikamba kandi hari undi umurusha ubwiza waritwaye nyine waritwaye aba ari mwiza kuko biba byagaragaye mbese nk'umukobwa hari umukobwa ujya ubona ukabona ni mwiza ndababona rero ndajya aho nanjye nkatora abamisi rero wagira amahirwe ugasanga uwo watoye uko wamubonye niko n'u Rwanda rwose rumubonye akaba ari mwiza nawe kugira ngo abe misi ntaba yakubwira ati shandi mwiza kuko aba abizi ko ari abantu benshi babyemeje umukobwa mwiza wateye gute kuri wowe abateye gute kuri njye nyine nka kuri iyo ngiye gutora mu bamisi ndi gucuruza ngo ndebe ko ntabwo ko bazatora ndeba umukobwa muremure utari muremure cyane uringaniye nyine nk'uko nkureshya ntabwo ndi muremure cyane gusa nareba wa mukobwa ufite nka metero imwe na santimetero 75 cyangwa 80 narangiza akaba ari umukobwa w'inzobe cyangwa imibiri yombi ako n'ibintu biriho byiza n'ibinyumve nabi inzobe cyangwa imibiri yombi akaba ari wa mukobwa nyine hari umukobwa nawe ubona ukabona ntateye nk'abahungu ubwo umukobwa ubona ukabona ntateye nk'abahungu hari ubona ukabona ateye nk'abahungu nawe utagiye kubeshya we ntabyo uzi umukobwa uteye nk'abahungu usaba ati ngewe ntabyo nzi umukobwa uteye nk'abahungu aba ateye gute se seriye se umukobwa uteye nk'abahungu mbese akenshi ukurikije umubare nyamukuru w'abantu bakubwira ngo uteye neza akenshi baba bari mu kigero cy'imyaka ingahe uzi ikintu mbikurijeho hari ukuntu basigaye bivugisha ngo hari ukuntu abapapa bakunda abana batoya sinzi niba nawe ujya ubibona mu bashuti bawe wenda ukabona nyine bikundanira n'abantu bakuru ibyo bintu ngo bigezweho biriho gusa nyine ni uburenganzira bw'abo basisita sibyo kuko niba uwo musaza mukuru akubwiye ko agukunze nawe ubizi ko yubatse anashaje nawe ukabyemera ubwo si umeze ubu mbese umuntu wishakira amafaranga ubwo yajya kugirira impuhwe ngo ni uko yubatse umuntu wishakira amafaranga uwo mubebe si ushaka amafaranga uwo mubebe nyine kuko aba ashaka amafaranga urumva aba yarabaye akabandi aramugana wa ya ndirimbo yabamu akandimba yaragukomye iririmba ariko ni nziza ubu nabivuga nziza ariko simvuze ko ntago wakunze nyirayo nakunze nyirayo ngo tujye mu rukundo ni umushuti namushuti kandi nkayikunda kuko indimbo uzi ko ari igihe kigera ugaharara indirimbo kabisa muri iyi minsi niko karimo kubigukorera ugaharara indi muri iyi minsi niko karimo kubigukorera se karirimba ni sawa hari urukundo ariko karana nako kazamo hanyuma subwo ibyo bintu tekereza none tuvuge ngo wenda turebe none se turebe ko nawe kora akantu gatoya tuvuge ngo uyu mukobwa rubuze kurya umuntu mukuru amafaranga urumva wa muntu mukuru ufite n'urugo tuze kugaya nde wa muntu mukuru ujya mu bana cyangwa wa muntu wemera kurya amafaranga y'umupapa kandi azi ko afite abana njye ntabwo uyu muntu mukuru ujya mu bana kubera ko n'iryo jambo rirabisobanura umuntu mukuru ujya mu bana uyu mukuru uri kujya mu bana uko umeze kose ufite ubwenge burenze wa mwana kuki se wemera kumushuka icyo wamubwira cyose yacyemera kuko uri mukuru ufite ukuntu utwara ibintu ufite n'ukuntu wumvisha ibintu umuntu kuko uri mukuru rega urumva ntabwo uyu muntu none se umuntu mukuru nyine niba yikeneye utwo twana duto hari ukuntu tuba tumeze neza urumva niba yarifitiye umukecuru akaba ashaka guhindura go urumva uwo mwana ahubwo kuki atagiriye impuhwe ngo avete gusa ubu nafite abana twigana wenda niba bura minerva akagiye mu bandi bameri hari abameri nabo rega bari mu kigero cye wenda twirengagize uwo mukecuru yashaje ko ashaje yarashaje hari abandi bangana bahari urumva
bajyamo kugira ngo aze mu bana hasi akajya mu bandi bantu babandi rero bangana nabo baba bashaka udusore baba bashaka udusore ariko nibwo ushobora kuba 10% ari abashaka udusore n'abandi nanone 2% bashaka uwo musaza rero yareba 2% bashaka ashaka abo bajya kungana neza yavuze ngo umuntu Slay Queen baba bavuze iki bivuze ngo umuntu Slay Queen nyine sinzi ukuntu nabivugaho neza kuko ngewe Slay Queen ariko ntabwo ujya uzibona se kaba ngo uriya muntu ni Slay nyine abantu ubundi babifata nabi ushobora kubona umubebi yitambukiye yiyambaye ukuntu ukahita bavuga ngo iriya Slay Queen ese ubwiye ni iki yambaye kuri wenda ejo azaba yambaye ibintu birebire ese iyo umuntu yambaye utuntu tugufi biba bivuze ko ari Slay Queen nyine niyo myumvire mibi iri mu bantu ntabwo biba bivuze ko ari Slay Queen ariko ushobora kumubona aca hose ibyo tuvuga wenda yanagusitira kuko Slay Queen sitaye urumva ni ibintu nyine byagiye mu bantu rero ngo hari imyumvire reka nk'urugero kuri njye nambara imyenda yose nambara amapantaro nambara amakabutura amajipo udukanzu n'ibintu bigera hasi ariko n'utugufi hari igihe dukubitamo oya se uvuga ngo hari igihe dukubitamo hari n'igihe ushyiramo ibirebire ibirebire byo hari igihe ariko utugufi two ntukubitamo amapantaro nkubitamo yose ibaho imyenda yose ariko nanjye igihe nigeze guca ahantu nambaye nyine boro ndende igeze hasi ndi kwikatisha ahantu nshaka ku bagabo bari bavuye gusenga n'abagore baransuhuza sinzi ukuntu abadive basuhuzanya ntabwo uri umudive ngo umbwire sinzi ukuntu nyine umudive yancuhuje nyine ntabwo ndi umudive aransuhuza nyine gutya nyine ndamwikiriza bya danje nibagenda bambaye uriya mukobwa rwose yambaye neza arabyina reka wari wambaye ibirebire yewe mbona nyine birabashimishije bya danje urumva umuntu nambona nambaye ku birebire azanyitwaraho neza ubwo ngubu dushobora guhura ejo noneho niyambariye ibintu urumva none wabyibagiwe arakuntu umuntu yambara ngo akabyibagirwa ntabwo ari ukubyibagirwa ni uguhindura imyenda kuko nambaye uwo muremure wenda undi nawumeshe ni mugufi ejo nawe nzawambara nirumva ni ibintu biri aho ubwo ejo dushobora guhura akambwira nabi cyangwa akandeba nabi akavuga ati nanamusitara nagera imbere ya Slay Queen irangije n'iki ariko urumva kwambara ubundi bitandukanye n'imico y'umuntu imyenda nyine ariko se ku buryo umuntu ufite umuco wamushakira ku muntu wambaye utugufi hari n'ukuntu nyine abantu baba barashyize ibintu muri sosiyete kubera icyo umuntu yambara asa akantu kandi abizi ko ari we wihitiyemo ibyo yambara yajya nko kuri moto ukabona arimo arazamura umwenda arimo aramanura kuri moto se niba wambaye ibintu uzi ko wambaye neza uramanura iki urabona hari igihe ujya nko muri shike se cyangwa ahandi hantu ushatse kugurira umwenda sibyo wajya kugura nk'ikanzu urabona iyo ugiye kwigera ikanzu cyangwa ukayibona yambitse biriya bigo ukayimanura ukambara ukabona nyine ni ndende igeze hano hasi noneho wabura nyine ukabonera kubere nawe urabizi ukuntu bashimagiza avuga ati kabisa nzaba natwe noneho umunsi wa mbere bikagutungura wajya ugenda ukabona igeze hejuru ikanzu urumva yo guza ibiveniseke byawe cyangwa veni nese uzayireka uzayitanga se iba yaragusize se hoya nyine hari imyenda ikweduka urumva niyo myiza ibigezweho sibyo wambara utazi ko nyine izamuka imyenda nyine izamuka bitewe n'ukuntu umuntu aba ateye sibyo noneho wayambara nk'uko uteye umva maze nkubwire noneho wayambara ikazamuka urumva ntabwo wayijugunya yaraguhenze uzemera uyambare wakumanura rimwe cyangwa kabiri bitewe n'aho ubona wumva igeze uzamanura nyine bikomereza ese ubundi ko abundi hari igihe nawe urabona umuntu ukabona yambaye ibisa nk'ibyo bita ubusa nubwo nazi ngo ubusa ni ubuhe wa muntu rero ukaba utisha uyu nguyu yakabije biba byakubaho ntabwo njye ndabibona ntabwo njye birambuye kuko hari umuntu wambara ibintu ukabona biramubereye nubwo byaba ari gufi wambara mini uzi ko ugaragara nabi wapi wambara utuntu ubwo n'undi avuga ko pe tukubereye wa wundi utabyambara ni uko aba atiyizeye avuga se ninjyambara abantu baranseka
ntagaragara neza muri no kanzo gufiya byagaruta nkiyambara ibigeze hasi bimfu kuko nawe yaza gutera nka undi wambaye kwatumye nawe yaba narenza ubwo baje bari ku muntu yambara uko bitewe nuko ateye yambara uko ashaka nuko ngo ikiriho cyo nuko umuntu wambaye birebire ntacyo kwerekana afite oya nyine wambara ukurikije nkuko ubundi reka nkubwire hano hanze buri muntu afite uko yambara icyo nshaka kuvuga uko wambara nuko umeze nyine urumva ntago wakambara ipantaro nta kintu ufite ushyira mu ipantaro ubwo no kuvuga nyine uri kumva gusa ukuntu bigusobanurira ngo ntago wakambara ipantaro iguhurubuka ipantaro iguhurubuka niba wambara ipantaro imwe oya uzashaka ibyo wambara bitagwa nukuvuga ngo nkawe kuko uzi ko hari icyo ushyira mu ipantaro ukunda kuyambara ese ubwo ngo nkunda kwambara n'ipantaro ngewe nambara imyenda yose kuko njye ikintu niyiziho cya mbere ndaberwa ikintu cyose nambaye kirambere cyaba ari ikabutura cyaba ari wowe bundi ntabwo ibanga ni irihe nawe njya mbibona kuri Instagram Neryabanga kameramani ashyizemo agatwenge niryabanga kuba urugo rudufisha mbese ubwo ngubwo ariko se nta kuntu nk'umubyeyi urumva bakwiye kujya bareba umwana ukuntu yambaye bakabona koko byakabije akavuga ati kirageza ntabwo biba byakabije ntabwo wabyambara ahubwo hari ntibagafuye niko nabivuga ababyeyi se ababibona ko kundi nyine ugenda mu nzira uriya muntu ngo yakabije subiza uko bikunda nyine kubaho bakabivuga uriya muntu ngo yakabije se akabije ati yarambaye hari abibona nabi hari n'abibona neza undi nta kintu bakora ngo kinyura abantu bose subiza wowe ndabizi mbese ako se uriya muntu avuga ngo yakabije cyangwa ahubwo aba yabishimye tuvuge wambaye akantu kagufi umuntu wambaye akantu kagufi n'umuntu wambaye ibigera ku birebire iyo baciyeho ninde bahindukira kureba ushobora kwambara ibintu birebire guteye neza ukabona pe ku buryo wahindukira ukabona arenze wa wundi wambaye utuntu bitewe n'uko uteye none biterwa no ku muntu ateye biterwa nyine n'ukuntu umuntu ateye none ntabwo wakambare ikijipo kirekire uri bushyiremo kikagwa cyangwa ntugaragare neza nta bintu bigifata nta bintu bifata icyo kijipo none se ugasanga pe wapi najyana buri muntu ubundi yambara ikintu bitewe n'uko ateye iyo wambaye neza wowe wambaye gute ariko umuntu yifunga akavuga ati koko ndumva ndimo neza akenshi ntabwo nkunze kubyambara ariko iyo nambaye amakanzu mba numva wambaye fureshi niyo umuntu aciyeho bakavuga bati urumva niyo umuntu aciyeho bagahindukira urumva kataye ko cya cyana kimeze neza uwo muntu aba agukunze cyangwa aba yise atekereza nko mu buriri oya ntabwo navuga ko aba nkunze ariko abavuze ibyo abonye mbese se uba uteye neza koko uba wambaye imyenda ubundi hari umuntu uba uteye neza bikagaragaza abantu bose uburyo nawe uba ubizi niyo wacaho umuntu akabivuga arabivuze nyine kuko abibonye asibe kugira ibindi bintu bibarenzaho ariko kuko avuze ngo wambaye neza uteye neza biragaragara ariko so ibyo bintu bivugwa cyane n'abasore cyane n'abakobwa n'abakobwa ari igihe babibwira iki kuko za mukobwa ngewe arabizi ko iyo mvuze mba mvuze neza hari nk'abakobwa bajya bikubwira nawe oya sibanga nanjye n'abandi bakobwa ni wowe rega turimo kuganira aba umukobwa rero bakubwira ati sha uteye neza cyakora barabivuga ko se bajya babimbwira ngo byumve babinyandikira muri message bari kwandikira muri message gwe tumeze neza neza umubwira ngo umukobwa umubwira ngo icyo abikubwira amubwira ngo merci ubwo se tuvugane na mutipe yabyururiyeho nyine yaje kubwira ati twakundana urumva ariko aha undi iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda ni igiki cyabikwemeza angiye guhitamo inkohe igisubizo kenshi iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda ntabwo aba agutegetse nawe umubwire ko umukunda ushobora kubikubwira kuko bimurimo yego nawe nyine ukavuga ati ukoze icyo ukora ni ukutamwitwaraho nabi sibyo umubwire nabi ngo wumve ko akanya afashe kukuvugisha yabuze ibyo akora wowe muvugishe nimba akuvugishije usibe kurengera kuko wowe ntumukunda ariko nyine nawe umuha akanya nk'inshuti zawe kugira ngo noneho wa muntu wenda uba wagera kuri etape kuvuga ngo twakundana
bisaba ko umuntu wabonye ibihe bimenyetso bikwereka ko umuntu atakubeshya uko ngo ni ibimenyetso cyangwa ubone abahungu bafite uburenganzira bwo gukunda n'abakobwa bafite uburenganzira bwo gukunda nimba unkunze se njye nanjye se ibyo wankundiye njye se nabibonamo nkagukunda nimba nabikunze n'ubwo nanjye se gukunda icyo wakora cyose urukundo rwaza gute ngo rudakunda izihe style se ubwo ndavuga mu mutipe mva mwakundana bumva yabateye gute yaba ameze gute nyine niho twageze ubu ngubu reka tujye kubitwara kuri uwo rwego sibyo umutipe numva twakundana wabwiho umutipe mba mbona wambaye neza aba yambaye gute wewe n'icyo ngicyo turakigeraho wanze usubize icyo ngicyo winyobye wambaye neza nacyo turakigeraho banza umbwire ngo nkunda abatipe bameze gutya nk'ubu mwanya mfite ubwoko bw'abakobwa nkunda urumva reka nkubwire uko ubizi ndisimba bishimye sibyo ibintu by'inkundo n'iki ntabwo njya mbyinjiramo gusa ngira abafrendi benshi nyine tuvuge ni ikesi bibaye n'ubundi tuba turimo twiganira sibyo kandi gorodi rwose ndabizi ko utakwanga kunsubiza turimo turiganira bisanzwe uvuge ngo ni nyine nubwo uri single ariko igihe kizagera ugira umuntu mukundane sibyo se nanone iyo ugeze igihe cyo gukunda ubundi hari igihe ukunda umuntu ushobora kuvuga ngo nkunda umuhungu muremure ukazashita ukubanye n'umuhungu mugufi kubera iki ntabwo wari wishyize nibyo niyo nabigusubiza sibyo ushobora kubigusubiza kuko biraho ariko ubundi urukundo rubizana gusa ushobora kuvuga ngo nkunda umuhungu muremure ejo nkakuza n'umuhungu mugufi sibyo mugufi cyane nka metero nzovu cyane nganzovu ni wamwemera oya ibyo reka tubireke nkahura n'undi muhungu mugufi njyewe bitewe n'ukuntu twahuje sibyo bitewe n'ukuntu twahuje njyewe nkahita numva ahubwo ndamukunze kandi nari narishyizemo nirirwaga mvuga ku mbuga ngo nkunda umuhungu muremure w'imibiri yombi umuhungu wapi ibyo byose ugasanga byarafeye urumva uzashaka nk'umugabo ku myaka ingahe yawe urumva ntabwo ndageze igihe ariko hari igihe umuntu ateye wati ngewe nkanjye ku myaka 30 nzashaka umugabo kuri 25 ubushaje cyakoze nk'imyaka nka 25 urabura ingahe n'itandatu urabura nk'ingahe kugira ngo ugeze iyo ngiyo ndabura wenda nkashakira nko kuri 26 nshobora nko kuba mbura nk'imyaka 7 okay fresh ngishyize hanze imbana nabeshye ndamaze uramaze nese umukobwa yavuze ngo umukobwa ashaje ari umukobwa umeze gute umukobwa ushaje ubundi kujya gusaza k'umukobwa hano ubwo tugiye ngo yagumiwe rwose wagejeje nk'imyaka ingahe urabona hari igihe ugeze nko mu myaka 40 sibyo 40 ni myinshi oya kandi mu kanya rero tubwiye 30 oya 30 impamvu naho ubundi abakobwa baratandukanye hano kuko ushobora guhura n'umukobwa ufite imyaka 35 waba ukuntu ari mwiza kabote ni nka 20 ukabona ni muto cyane ahubwo ukabona ni wowe ushaje kandi akuru niyo mpamvu kubwira wenda 40 oya tuve mu by'uko umuntu asa uko umuntu yakuze turebe imyaka ya nyayo apana tutitaye ngo wariye neza cyangwa urasa neza imyaka ya nyayo tuvuge imyaka apana physical hano uvuga uti hano uba wagumiwe yigejeje uri umukobwa nko ku myaka nka 30 kandi nabwo hari igihe uba utagumiwe mara hari igihe nyuma uza guhuza n'umuntu ukabona kuri 40 yawe ushatse umugabo ariko ibyo biba ari amahirwe kandi umugabo atajyaga ngo umugabo ni Yesu ushobora uti mu myaka umukobwa agize imyaka 37 ndumva ushobora kuvuga ati nagomiwe na kondisiyo ngo zatangiye kugenda zigabanyuka kuri iyo myaka hanyuma wa mutipe wambaye neza kuri waba yambaye gute mutipe wambaye neza kuri byumvire ko ubwo rero wa muhungu wambaye ako ntabwo nkunda ibintu by'ubutini cyane bikabije nyine usange ngo bakabije ibintu akareka mbona aho wisubishya ibintu byose nkabona wambaye ibyangwe byose bigezweho biriya ntabwo biba bigezweho nimba wambaye agapantaro kawe k'umukara sibyo wambaye agapira k'umweru n'inkweto y'umweru nimba wambaye akenshi nkunda amapantaro y'umukara nimba wambaye ipantaro y'umukara wambaye inkweto y'umuhondo ubundi inkweto ibisa n'umupira uko yaba imeze kose ibisa n'umupira uba wambaye neza cyane cyane nanone ipantaro ibisa n'ingofero cyangwa se waba utambara n'ingofero sibyo ipantaro yawe nyine akenshi ikaba isa ubumwe akenshi n'ipantaro yaba isa yonyine ariko cyane cyane inkweto zisa n'umukara bisa mbona ari sawa ugashyiramo n'agakoti kawe
ngo pana nyine bya bintu kuri umuhungu yambaye imyenda yose igezweho ushabira ibintu ushamba mbona bisa nabi mbona ari cyane Gold akunda kurya iki ewa Gold w'Imana rwose ndakwica ifiriti mbona yonyine pe mushyiraho mayoneze biba bibaye mugakunda kunywa iki se mukunda kwinywera ji ya pome cyangwa fanta oranje cyangwa n'utwo twonyine agasembuye wapi agasembuye ni energy uriya nayo irasembuye energy se wa mu bisembuye ibisembuye uzanywe 5 nibwo uzumva ko idasa uzakwica se energy irasembuye cyane agahiye ninywera energy iyo warakaye umeze gute n'iki kikugarura muri modu iyo narakaye nyine sinkunda kurakara kereka iyo umuntu wambwiye nabi cyangwa yambeshyeye ikintu kurakara kuko ntabwo muze kugarura ikintu gishobora kungarura muri modu ni indirimbo kenshi kuko akenshi nkunda kubyina iyo bintu bingarura muri modu hamwe n'abafite banjye turi kwifata video nkabona buri gusa neza nshaka ngarura muri modu nkibagirwa n'ibyo byandakaje ubu ni indirimbo haraye muri no minsi maraye imba yitwa indirimbo nyine yandese yaruga njye kumwamamaza cyane ariko hari indirimbo yiri kumfasha okay fresh sana turimo turagana ku musozero twigarukiye kuri topic yacu y'uyu munsi hanyuma dufateho umwanzuro hanyuma tugane ku musozo kugira ngo tukure kujya no mu zindi gahunda zitandukanye Gold reka tuze kwibaza ngo ariko ibikorwa urimo ugaragaramo muri iyi minsi y'amafilime bica hehe ahantu bica akenshi ngewe kuko akenshi kuko nkora bino bintu mfite akandi kazi nkora mu buzima busanzwe ariko ibijyanye n'amafilime n'indirimbo n'iby'abahanzi nyine mba nakoreye sibyo icyo bakora ni ukuyishyura neza kandi mbere siko kabiri ko kandi mbere nyine icyo bakora ni ukuyishyura neza cyangwa se nyine hagati yanjye nawe tukumvikana wishyuza ngahe asa w'igihugu akakumanza ubundi nyine bigaca kuri boro zabo ibyo ngibyo nkunda kubikurikirana cyane naho ayo kwishyuza byo biterwa n'umuhanzi uko ameze hari umuhanzi ubona ko aba yifite hari ubona ko aba ari hasi n'izo umaze kujyamo zizwi n'izihe imva ni indirimbo nyinshi gusa kenshi nawe ngo hari sinzi impamvu uri kuzimbaza kandi zose uzizi oya nyine bwira n'abantu badukurikiranye kugira ngo bumve ko bya bintu atari n'igihuha okay bagiye kuri YouTube bandikemo Pomi bayidire n'izindi zose zihita zizaho nagiye nzaho nyine ari gusa arazwira arazi mpamvu utamuzi okay twigarukiye kuri ka kantu hanyuma dusoza twibaze ngo wa muntu cyangwa se uyu muntu uri buze kwitwaza fame akaba yashaka gutereta Gold cyangwa se Gold muri rusange n'undi wari wese bize gucika biti ibi bintu umuntu wari ushatse wa muntu uri buze kwitwaza fame afite akaba yabwira Gold bibutsa n'indi ndirimbo hari n'izindi mba ntibuka hari yitwa kwaje ya papi nayo nyirimo gusa nyine abatipe b'abahanzi ntabwo ari ngombwa ngo bamenye ko hari abakobwa baba bakundana baba inshuti nabo badakundanye ngo ko abonye ngo asinapinga isongo yiwe ushobora kuba inshuti nk'uko ufite inshuti z'abahungu ukagira n'inshuti z'abakobwa mukajya muganira rumva mugacinga nyine bya danje ariko tumvishe ko ngo kuvugishije se cyangwa kuko asinapinga isongo yawe wumve ko ari urukundo wapi ubushuti njye niko mbambifata ntabwo njye umuntu wese ngo wamukunze umukundira se wapi mu bushuti uko we niko byumva ariko nanone hari n'abandi bakobwa nabo babona umuntu yagize fame bakamuhubukira abona ubuhe butumwa baha si bari hose nabo nyine se
sinavuga ko wenda badahari ubwo barahari icya mbere cyenda bashuje kandi nanone bamenye ko ntabwo yari sawa ese ejo n'umukundi akugahitika akazima uzamujugunya he ntabwo yari sawa. Okay, fresh sana. Hari ikintu kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasoza? Icyo nabwira nuko mbakunda cyane mutegereze filime nshyashya igiye kubica bigacika yitwa aba Players. Iyo filime irimo abakinnyi benshi b'ibyamamare nanjye Gorudi nk'icyamamare irimo abasitari benshi icyo mbabwira ni uko nisohoka bazayibona ikindi nababwira ni uko ndi Gorudi official nk'ibisanzwe Gorudi official kuri Instagram ushaka kumvugisha bose abakunda cyane nyine turi kumwe nyine n'indi minsi. Okay, fresh sana kabisa. Yitwa Gorudi wakoze cyane kutuganiriza, mwakoze cyane gukurikirana Yawe TV, turabashimiye cyane amahoro y'Imana bane namwe, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.